0788608214 tugufashe. Abagore cyangwa se abakobwa ntabwo twabibagiwe, tubafitiye icyo bita feminine wash. Ni igisubizo cyane ku gitsina gore kwirinda no kwivura indwara zibasira imyanya y'ibanga. Nawe uri muzima urayikeneye, ni igikoresho cy'isuku. Ni feminine wash, ni product ikoreshwa n'abadamu cyangwa se abakobwa bisukura mu myanya yabo y'ibanga. Iki gikoresho ni igikoresho cy'isuku ukoresha buri munsi. Iki gikoresho cy'isuku rero bita feminine wash gikenewe ku bagore cyangwa se abakobwa, kigufasha mu kwivura izi ndwara zikurikira. Indwara ya trichomonas, iyi feminine wash ihangana nayo igakira burundu. Iyi feminine wash kandi irwanya kandi igakuraho impumuro mbi yo mu gitsina, yongera ububobere bwo mu gitsina. Ikindi kandi iyi feminine wash iringaniza pH y'igitsina. pH y'igitsina ni ukuvuga na ACIDE cyangwa se ubusharire burinda igitsina. Ubusanzwe iyi ACIDE iyo ari nyinshi mu gitsina ituma umugore atabyara, kubera ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina itwika intangangabo zose. Hari ubwo usanga warabuze urubyaro kubera impamvu yonyine, nyamara igisubizo nta kindi ni ugukoresha feminine wash. Iyi feminine wash kandi ivura kandi ikanarinda infection zose zaboneka mu gitsina. Feminine wash kandi yegeranya cyangwa se ikaringaniza igitsina cyamaze kwaguka cyane. Feminine wash kandi ikiza udusebe two mu gitsina. Ibi bibazo byose ihangana nabyo. Feminine wash kandi ikiza kuzana ururenda runuka mu gitsina, mauvaise perte vaginale. Feminine wash kandi ni ukuri ni igisubizo ku bantu bagira uburyaryate mu gitsina butuma bishimagura buri mwanya. Ibi byose ni bimwe mu bimenyetso ku mudamu cyangwa se umukobwa ufite infection vaginale iyo yatangiye kwishimagura mu gitsina. Iyi feminine wash kandi ni nziza ku buzima. Ikindi nababwiye ko ari igikoresho cy'isuku, ni igikoresho gikoreshwa n'umuntu umunsi ku munsi. Nk'uko ushobora kujya muri butike ukagura isabune wakoresha woga umubiri, ni ngombwa ko igihe nawe wagiye watembereye ukagera aho dukorera ugomba kugura feminine wash. Nyamara iyi yaba n'impano nziza ku bakundana cyangwa se umugore wawe ufite aho mu rugo cyangwa se n'umukobwa w'inshuti yawe. Nyamara iyi yaba impano nziza akazajya kwibuka ati nyamara umukunzi wanjye yanguriye icyo bita feminine wash, ahasigaye nita ku buzima bwanjye. Gigurira inshuti yawe cyangwa se umugore wawe, niyo yaba atarwaye uraba umuhaye impano nziza ituma ahorana ubuzima bwiza kandi bumubereye, cyane cyane ko biraba bimufasha kurinda ubuzima cyane mu myanya y'ibanga ndangagitsina ahakorera isuku. Iyi feminine wash rero yigurira inshuti yawe cyangwa umugore wawe, niyo yaba atarwaye uraba umuhaye impano nziza ituma ahorana ubuzima bwiza bw'imyanya y'ibanga harimo n'isuku. Kwirinda indwara cyane cyane infection tutirengagije n'agahumuro kayo kakugusha neza ni ngombwa mu buzima. Iyo ufite ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'ukwezi kwawe, mu gihe cy'imihango cyangwa ugira ibihe bihindagurika, kwafashije benshi. Hamagara rero kuri iyi nimero ni 0788608214. Duhamagara utwandikire no kuri WhatsApp tugufashe ibibazo nk'ibi ngibi bikemuke ubeho mu buzima bwiza. Twabibutsa ko iyi feminine wash ni igikoresho cy'isuku gikenewe na buri wese. Nk'uko ugenda ukagura umunyu wo kurya mu rugo, ukagura isabune yo gukaraba umubiri wose, ni feminine wash ikenewe muri ubwo buryo ngo igufashe mu myanya y'isuku. Ni ukuvuga mu myanya y'ibanga yawe uhakorera isuku, cyane ni ku bagore ndetse n'abakobwa. Ihute, ya nimero ni yayindi ugomba guhamagaraho, ni 0788608214. Ufate iyi feminine wash kuva mu gihugu cya Malaysia, yafashije benshi mu isi, na n'ubu kano kanya hari abiri gufasha baguha ubuhamya. Duhamagare wowe gusa, asigaye ikugereho maze uyikoreshe. Dukorera hose mu gihugu, twahagusanga yewe no hanze yacyo turagufasha.